nyagaza uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubahwe nyagaza ni nyagaza wakoze ibikomeye tubibonye turizera Eshadai. Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi. Abanyeshuri beza cyane, ni umunezero kandi n'ibyishimo byinshi cyane. Kubw'uyu mwanya mwiza twongeye kubona kugira ngo tugaruke muri rya shuri ryacu ryiza cyane, ishuri Uwiteka yaturinganirije kugira ngo twigiremo ubushake bw'Uwiteka kandi tubashe kungura ubwenge bwacu uko bukeye n'uko bwije. Uwiteka ni mwiza rero, Uwiteka ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza kandi ibihe byose. Abanyeshuri nkunda cyane kandi nifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka. Muri aka kanya keza nk'uko gahunda yacu iteye, nk'uko umugenzo wacu wa buri munsi umeze, tugiye kwicisha bugufi imbere y'Uwiteka dupfukamye maze tumuragize iyi gahunda yose. Urakoze data mwiza, urakoze Nyagasani muremyi wacu, byiringiro byacu, uyu mwanya mwiza wongeye kandi kutugezamo kugira ngo tubashe kuganirira hamwe ijambo ryawe no kumenya ubushake bwawe kandi tubashije no kubugenderamo. Ngwino ubane natwe, ubane n'abanyeshuri beza, ubane na mwarimu kugira ngo iyi gahunda igende neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Abanyeshuri beza cyane nkunda kandi nishimira, mwebwe mudasiba iri shuri, Uwiteka abampere umugisha ku manywa na nijoro kandi abongerera imbaraga zo gukomeza gushakashaka kugira ngo turusheho kumenya ubushake bw'Uwiteka. Buriya abafite inzara n'inyota byo kumenya abo nibo Umwuka Wera asanga akabayishurira byinshi, ariko ba bandi badafite inzara n'inyota bumva ko ntacyo bivuze, ko nta n'akamaro, Umwuka Wera yaca he? Dukeneye kujya dufungurira Umwuka Wera inzira kugira ngo abashe kwinjira kugira ngo atumenyeshe iby'agakiza. Abanyeshuri nkunda rero, umutwe w'icyigisho cy'umunsi wa none uragira uti mbese ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Niba ari byo hakorwa iki? Iki nicyo kiganiro tugiye kuganira hamwe umunsi wa none. Mbese ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Niba ari byo hakorwe iki? Hari ikiganiro nakurikiye mu minsi ishize, hari umwana w'umukobwa, niba ari umudamu niba ari umukobwa ntabwo mbizi ariko aracyari mutoya, hari ubutumwa yagejeje ku Banyarwanda, ubutumwa yahawe mu kwezi kwa 9 abugeza ku Banyarwanda. Uyu munsi wa none ndifuza ko abanyeshuri beza abo mu gihugu no hanze y'igihugu tubasha kuganira kuri ubwo butumwa. Mbese ubwo butumwa ageza ku Banyarwanda ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Niba ari ukuri hakorwa iki? Nicyo kiganiro umunsi wa none tugiye kuganirira hamwe. Wenda bamwe muri mwebwe bashobora kuba ubwo butumwa barabukurikiye, ariko burya ibintu biryoha iyo bisubiwemo ndetse n'inshuro nyinshi aba ari byiza cyane. Kandi baravuga ngo la mère de la science c'est la répétition. None banyeshuri beza, ngiye kubashyiriramo rero icyo kiganiro mugikurikire neza, noneho nikirangira turaza kuza
kuganira kureba niba ari ukuri, ariko hagati aho ngo muramukurikira muraza kumbwira muri commentaire muti ni ukuri cyangwa ni ibinyoma, ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. N'intore nazo ntago zihejwe, usibye ko igisubizo cyazo zo kiba kizwi. Reka rero mbashiremo aka video gatoya, noneho nyuma turaza kuganira turakomeza. Ubuhanuzi Imana yampaye ibumpaye vuba, ntago ari kera. Ni message yampaye, message nakwita ko isa nikomeyeho. Impamvu nayita gukomera imbere y'Imana nta bikomeye, ariko twebwe nk'abantu tujya dusa nk'abagira intege nke, cyangwa se tugasa nk'abagira ikintu cy'urwikango, cyane ko ibintu wenda by'ubuhanuzi byo kuvuga ibikomeye cyangwa se byo kuvuga ibintu Imana yeretse ku bantu biri kugenda, cyane cyane abari mu Rwanda murabizi mu nsengero zimwe na zimwe biri kugenda bisa nk'ibicika, biri kugenda bisa nyine cyane nk'itorero rya DPR ntago bisa nkaho bikemewe, aho wenda nk'umuntu asigaye ahanura bakaba bamucecekesha. Niyo mpamvu abahanuzi bamwe na bamwe dusigaye tugira ubwoba. Hatinze rero n'ubuhanuzi Imana yamaye ku itariki 14 z'uku kwa 9 muri 2024, hari mu masaha ya saa 9. Iyi message nibwo Imana yayimpaye saa 9 z'ijoro. Yego, saa 9 z'ijoro. Yari saa 9 z'ijoro nibwo Imana yampaye iyi message. Imana arambwiye ngo mbwire, ni message iyo ireba abanyarwanda. Ireba abanyarwanda, ntago ireba abandi bantu batari abanyarwanda. Irambwira ngo mbwire abanyarwanda ko bagomba kwishakira imirimo igiye kuzabavuganira mu gihe kizaza, kuko Imana yanyeretse muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda turimo, yarambwiye ngo hagiye gucamo umuyaga mu bazi izindi mvugo, cyangwa se mu barushaho gusobanukirwa iby'umwuka neza. Ntabwo ndi bwasobanura umuyaga gusa, ntabwo ari umuyaga ukunguka ugenda, namwe murabyumva umuyaga icyo ari cyo. Imana rero yambwiye ko hagiye gucamo, hari umuyaga ugiye guca mu gihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo bwira abanyarwanda, buri muntu wese yaba uzi Imana cyangwa utayizi, yishakire imirimo izamuvuganira mu gihe kigiye kuzaza. Irambwira ngo umuntu wahawe abakorera Imana bayikorere batiganda kandi batishisha. Nimba Imana yaraguhaye guhanura, hanura kandi uhanure neza. Nimba yaraguhaye kuririmba, ririmba kandi uririmbe neza utabivangavanga. Nimba yaraguhaye gufasha, fasha neza. Mbega dushakashake n'abatagize umurimo n'umwe bakorera Imana. Imana arambwiye ngo mbabwire ngo bashake imirimo, kuko igihe tugiye kuzinjiramo nta bintu Imana izabikeneye imirimo. Kuko mwibuke cyane Doruka imirimo yaramuvuganiye. Imirimo yaramuvuganiye, abapfakazi yari yaradodeye amakanzu baramuririra, bituma Imana yongera kumuzura kubera ko hari imirimo yakoreye abapfakazi. Imana rero no muri iki gihe yarambwiye ngo mbwira abanyarwanda mbahitangazo ko imirimo bari gukora ubu ngubu niyo igiye kuzabavuganira. Iranambwira ngo mboneraho kubwira abantu bacitse intege, abantu barambiwe gukorera Imana, mboneraho kubwira abantu iby'Imana babiretse bumva ko nta hantu biri. Imana yarambwiye ngo abatari kuyikorera ubu bagiye kuzifuza kuyikorera bitagishoboka ko bayikorera. Imana yahise inzanira iyerekwa rikomeye mu maso yanjye, riteye ubwoba, ariko ntabwo ndatinya kurivuga. Imana yagiye inyereka hasa nk'ahariho intambara iyi ngiyi y'amasasu. Ngiye kubona mbona abantu benshi barapfuye, ngiye kubona mbona amasasu hirya no hino aravuze, mbona igihugu kibaye nk'igicikamo, abantu barashira kugeza ubwo hasigaye abantu bakeya. Imana igiye kunyereka inyereka ishusho y'umuntu w'umugabo. Uwo mugabo yari yaranze kuvugira Imana, yari yaranze gukorera Imana, kandi Imana yaramuhaye impano yo kuvuga ubutumwa no guhanura, yanga kuyikoresha, arayibika, akajya azigama bimwe akanga kubivuga, ibindi akanga kubikora. Ngiye kubona mbona muri icyo gihe cy'intambara nta muntu wari uri kumwumva. Iyo ntambara yari ikaze, nta n'umuntu wari umwitero kumva namwe ibihe by'intambara abantu baba bari kwirukanga bashaka aho bahungira. Uwo mugabo ngiye kubona mbona nibwo ari kubwira Imana, nibwo ashaka gukorera Imana, akajya abwira imirambo, akajya abwira abantu bapfuye. Imana igiye kumbwira irambwira ngo
itegereza uwo mugabo, ndayibwira nti namwitegereje, irambwira ngo uwo muntu reba yanze gukorera Imana bigishoboka, yanze gukorera Imana bikigaragara, yanze gukorera Imana abantu bakimwumva, irambwira ngo uwo yanze kubwira abantu bakiri bazima, none yifuje kubwira abantu batakiriho. Imana yarambwiye ngo abantu rero bakora imirimo bayikore bakiriho, bayikore bigishoboka ko bayikora, kuko tugiye kuzageza mu gihe cyo kwira aho bitagishoboka ko umuntu akora. Imana yarambwiye ngo abantu bakore Imana, bakore imirimo igiye kuzabavuganira, kuko imbere aha nta kuzakorera Imana kuzaba guhari. Nyuma y'igihe, nyuma y'umuyaga, Imana mu muyaga nta kuzakorera Imana kuzaba guhari keretse nyuma y'umuyaga urangiye. Imana yarambwiye ngo rero kugira ngo izarokore abantu uwo muyaga, cyangwa se kugira ngo izabambutse icyo gihe, nibayikorere iyo mirimo izabambutse umuyaga, kuko Imana yarambwiye ngo umuyaga ugiye kuzaza. Umuntu udafite umurimo n'umwe yakoreye Imana, aho azayibutsa akamera nka Hezekiya yibutse imirimo yakoreye Imana. Nimba udafite umurimo n'umwe yakoreye Imana, ibihe biri imbere ndakurahiye ntabwo uzabitambuka. Imana yarirahiriye yambwira ngo uyu muyaga nta muntu uzawutambuka udafite umurimo. Ushaka uba ufite titire runaka, uba uri bishop, uba uri pasiteri, uba umeze gute, ariko ukora imirimo. Kandi ndagira ngo mbibutse ngo imirimo, iyo tuvuga imirimo, hari abantu bakora ibintu bimwe na bimwe bakumva ko ari imirimo. Imirimo yandikwa, imirimo ishimwa n'Imana, ni imirimo umuntu akoranye gukiranuka akanayikorana urukundo. Mbibutse ko umurimo utakoranye umwete ntabwo uzawuhemberwa, kandi umurimo utakoranye urukundo nawo ntabwo uzawuhemberwa, ndetse n'umurimo wakoze nabi ntabwo uzawuhemberwa. Nimba uri muri korali waravuze nti ngewe nkora umurimo w'Imana wo kuririmba, ukajya kurepeta isaha zitari zo, ukajya kurepeta wakererewe, wazindutse, ndagira ngo mbabwire uko mwisi tugira gahunda n'Imana igira gahunda. Nimba baguha akazi bakakubwira ngo kugera ku kazi ni saa moya, bagashyiraho itegeko ngo umuntu uzajya urenza saa moya tuzamwirukana, why not wumva ko Imana yo uzajya uyikorera uko ushaka, ukumva ko uwo mubyizi Imana izawubara, uzanazigizanye. Umurimo wose wakoze nabi ntago Imana izawubara, nta nubwo izawibuka. Ndabakanguriye rero banyarwandakazi, aho muri hirya no hino, mubyumve mubyiteho ko imirimo mugiye muri gukorera Imana ari igiye kuzabavuganira. Ni igihe Imana yarambwiye ngo iki ni igihe cy'imirimo, ndetse ni igihe cyo no kuyishakira. Nimba utayifite nta hantu uzarenga, nimba utayifite nta hantu, ntago uyu muyaga ntago uzawucaho, uyu muyaga uzagutwara mu b'Imana izacisha muri uyu muyaga, nawe izakugurukana. Kandi nimba nyine warakoze n'umurimo udashyitse, umuyaga nawo uzawugurukana, kuko uwo murimo ntuzabugaragara. Message rero yariyo, abantu mushaka imirimo izabavuganira mu minsi iri imbere igiye kuzaza. Message yagiye mwakurikiye, sibyo? Mwakurikiye uriya mwana w'umukobwa, ubutumwa aje avuga ati ubu butumwa nabukuye ku Uwiteka. Uwiteka yantumye, Uwiteka yantumye, kandi ntabwo yantumye ku babonetse bose, ntabwo yantumye ku Barundi, ntiyantumye ku Bakongomani, ntabwo yantumye ku Bagande, ntiyantumye ku Batanzania, yantumye ku Banyarwanda gusa. Ubutumwa mwabwumvishe. Niba muri mwebwe hakirimo babandi bavuga ngo dukeneye evidence, igihamya, muraza kukibona igihamya, mwihangane. Igihamya iyo Uwiteka avuze, ari Uwiteka uvuze, utinyeneye kumenya ko ari Uwiteka uvuze, utinyeneye ibihamya, muzabibona. None ikibazo, mwese mwakurikiye umwana w'umukobwa ibyo yavuze. None ibi bintu ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Hagati aho ngaho hari abantu wenda batajya bamenya amagambo y'ubuhanuzi, imvugo ya gihanuzi. Mu mvugo ya gihanuzi, iyo bavuze ngo umuyaga, murabona ko hari yavuze ko igihugu cy'u Rwanda umuyaga ugiye kukinyuramo. Iyo bavuze umuyaga mu mvugo ya gihanuzi, ku batabizi, ku batamenyereye, bashaka kuvuga intambara, bashaka kuvuga intambara. Nicyo mu buhanuzi umuyaga ushaka gusobanura, kugira ngo batabizi babashe kubimenya.
ya none banyeshuri beza, banyarwanda, banyarwandakazi, ubu butumwa uyu mwana w'umukobwa agejeje ku banyarwanda, kuko n'umwihariko ku banyarwanda, ni ibinyoma cyangwa ni ukuri? Cyangwa mutegereje muravuga muti tuzamenya ko ari ukuri ari uko byasohoye, sibyo? Uwiteka bagire neza. Reka mbahe agatekerezo kamwe mbere y'uko tugaruka ku by'uyu mwana w'umukobwa amaze kugeza ku banyarwanda. Reka mbahe agatekerezo kamwe. Buriya umurwa wa Yerusalemu, Yerusalemu iriya yubatswe, Yesu yaje agasanga Yerusalemu iriho, kuko hari Yerusalemu yasenwe irongera irasanwa. Yasanwe niyo nshaka kuvuga, ari nawe Yesu yaje kuvukiramo. Hari igihe cyageze noneho mu gihe cya kera bubakaga imirwa maze bakayikikiza inkuta ndende. Hejuru y'inkuta habaga hari abarinzi bahora bahanze amaso kureba ko hari abanzi bazana bakavuza ikondera. Noneho hari igihe cyageze uwo murwa wari ufite inzugi ziremereye cyane zitapfaga kwikingura no kugira gute. Noneho umunsi umwe za nzugi ziranikingura, hinjira mu murwa umuntu abantu bitega ngo ni umusazi. Iki gitekerezo ntago mugisanga muri Bibiliya, ariko ntago Bibiliya yagiye ivuga ibintu byose. Hari ibindi bintu by'ukuri byabayeho kera ariko dusanga no mu bindi bitabo kandi byabayeho. Noneho uwo muntu winjiye mu murwa, abandi mufata nk'umusazi, bati dore umusazi. Yahoraga avuga buri munsi ati Yerusalemu irarimbutse, Yerusalemu irarimbutse, nyabuna muyisohokemo, muhunge, mugende, Yerusalemu irarimbutse, Yerusalemu irarimbutse. Noneho iyo niyo mvugo ye yahoraga avuga, azenguruka Yerusalemu. Noneho abana n'abakuze n'abaki babihindurana indirimbo, noneho biburwenya, babona hatambutse bakagira bamukomera amasi, Yerusalemu irarimbutse, byabaye indirimbo. Kugeza igihe cyageze abari muri Yerusalemu babona noneho ku bicu intambara n'amafarashi n'ingabo ziri kurwana. Ibyo byose byari ibimenyetso by'ibihe. Nta n'umwe wahaye agaciro ibyo bintu, nta n'umwe wahaye agaciro ibyo bintu. Ibyabaye muri Yerusalemu mu 70 murabizi, mugende musoma amateka, muzagende musoma amateka. Nta buye ryasigaye rigeretse kuri rindi, uko Yesu Kristo yabivuze. Nyamara abatanzwe ubutumwa babitaga iki? Abasazi. Abasazi ngo ntago bishoboka, ngo ni abasazi. N'uyu munsi wa none nkunda kubabwira banyeshuri beza, n'uyu munsi wa none nta gishya kiriho. Banyeshuri beza, n'uyu munsi wa none nta gishya kiriho. Ibya kera bigenda bigaruka. Abantu badukoreye agashya mu mujyi wa Niniwe, bumvishe ubutumwa nk'ubwo, bo ntibamufata nk'umusazi, ahubwo umuyobozi w'igihugu afata icyemezo kandi cyiza cyane, kandi cyagiriye akamaro abatuna bakuze n'amatungo n'ibindi byose. None tugaruke kuri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ibi agejeje ku banyarwanda ati ni ubutumwa nahawe n'Imana, ntabwo bwagenewe abarundi, ntabwo bwagenewe abagande, ntabwo bwagenewe abakongomani, ni ubutumwa bw'abanyarwanda. Ibyo yavuze byose mwabyumvise. Ati mbona basitara ku ntumbi, ati umuyaga ugiye guca mu gihugu cy'u Rwanda. None nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Buriya hari ibintu nka biriya biba bitangazwa, abantu bamwe bakabigira urwenya. Ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi basenga buriya butegetsi dufite i Kigali. Buriya butegetsi ni ikigirwamana. Niba mushishoza mukareba, abantu benshi barabusenga. Abangaba mubona birirwa bagenda bakora amarorerwa bagira gute,
bariya imana yabo nibwo butegetsi dufite i Kigali. Abantu benshi rero nibwo basenga, kuko iyo umuntu avuga ati aho gushima imana dushime FPR, aho kugira gute ngo FPR inkotanyi n'ubuzima, hariya ibimenyetso ni byinshi byerekana ko abantu benshi basenga buriya butegetsi, barabusenga pe cyane. Ni ikigirwamana hariya muri kiriya gihugu. Abatabibona ubwo nta kundi nyine, ntabwo abantu bose babona ibintu kimwe. None ikibazo ni iki? Ubu butumwa bw'umwana w'umukobwa ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Reka turebe, twinjire mu mateka. Twinjire mu mateka, noneho ibyabayeho kera biratubwira niba ubutumwa bw'umwana w'umukobwa avuga ati Uwiteka yampaye ubutumwa, turareba niba ari bwo koko cyangwa se niba atari bwo. Reka turebe, twinjire mu mateka, turebe ibyatubanjirije, biratwigisha. Niyo mpamvu burya umuntu utazi iby'ejo ntamenya n'iby'ejo hazaza, iby'ejo hashize ntamenya n'iby'ejo hazaza. Reka dusome amagambo ari mu gitabo cya Yona, bamwe bavuga Yonasi, Yona, igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 3. Haragira hati ubugome bw'Ininiwe burakabije. Ubugome bw'Ininiwe burakabije. Reka dusome aya magambo. Noneho muri aya mateka tugiye kwigira hamwe, turaza kwanzura niba ubutumwa bw'uriya mukobwa ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Uhoraho yahaye Yonasi cyangwa se Yona, bamwe Yonasi, Yona ni kimwe. Uhoraho yahaye Yonasi mwene Amitayi ubutumwa agira ati haguruka ujye i Niniwe, wa murwa munini, maze uburire abawutuyemo, kuko mbonye ubugome bwabo bukabije. Nuko Yona yiyemeza guhunga Uhoraho, arahaguruka ngo ajye i Tarushishi. Birababaje cyane. Banyeshuri beza, hano Uhoraho yahaye umugabo witwa Yona cyangwa se Yonasi mwene Amitayi ubutumwa. None turaza kureba koko niba Uhoraho nk'uko uriya mwana w'umukobwa avuga ati Uwiteka, Uhoraho yampaye ubutumwa. Ari kuvuga nk'uko tumaze kubibona hano muri amateka ya Yonasi, ati Uwiteka yahaye Yonasi ubutumwa. Umwana w'umukobwa nawe ati Uwiteka yampaye ubutumwa, genda ubwira Abanyarwanda. Hano noneho aho turi muri aya mateka, Uhoraho yahaye Yonasi mwene Amitayi ubutumwa agira ati haguruka ujye i Niniwe, wa murwa munini, maze uburire abawutuyemo, kuko mbonye ubugome bwabo bukabije. Hano hari ibintu nifuza ko dusobanukirwa neza. Hari ibintu nifuza ko dusobanukirwa neza. Hari ubugome, hakaba n'ubugome bukabije. Ibyo bintu bibiri byose ni ikibi. Ababikora nta n'umwe uzajya mu bwami bwo mu ijuru, kandi bose bazahanwa. Ariko ni ibintu bibiri. Hari ubugome, hakaba n'ubugome bugize gute? Bukabije. Buriya ni kimwe buriya n'amategeko agenga ibihugu. Hari amategeko mpanabyaha dusangamo ibyaha bitandukanye. Hari ibyaha byoroheje, hakabaho n'ibyaha bita ngo ni ibyaha by'ubugome. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo ibyaha bibiri, ariko byose ni iki? Ni ibyaha. Urumva ko no mu mategeko y'ibihugu bituye isi nabyo niko byose ni ibyaha, ariko hakabamo ibyaha by'ubugome. None hano Uwiteka abwiye Yona ati haguruka ujye i Niniwe ubaburire, kuko abawutuyemo mbonye bafite ibyaha ubugome bwabo, bafite ubugome bukabije. None rero icyo nshaka ko tumenyana iki ngiki, dutandukanye kugira ubugome
no kugira ubugome bukabije. Ushobora kujya muri Kongo ukahasanga ubugome, ugasanga ubutegetsi bwabo bufite ubugome. Ushobora kuba wajya mu Burundi ugasanga ubutegetsi bwabo bufite ubugome, cyangwa se abaturage bafite ubugome. Ukaba wajya wenda muri Uganda ugasanga abaturage bafite ubugome, cyangwa se ubutegetsi bwabo bufite ubugome. Ni ingero ndi gutanga. Noneho wagera mu kindi gihugu ho ntusanga bafite ubugome gusa, ahubwo ugasanga bafite ubugome bukabije. Muri kumva mujire ku munzani, muri kumva itandukaniro? Ni ibihugu byose icyita rusange, ni ingero ndi kubaha. Ibyo bihugu byose icyita rusange tumaze kubona ni uko byose bifite iki? Ubugome. Ariko kimwe muri ibyo bihugu gifite ubugome bugize gute? Bukabije. Uru ni urugero nari ndi kuba kugira mumenye gutandukanya ibintu. Ubugome, hari akana k'agahungu tujya dukunda kuganira, ugasanga akunda kumbwira ngo nta butegetsi butica, ngo FPR inkotanyi ngo muyireke ngo ikore ibyo igomba gukora, ngo nta butegetsi butica. Murumva imvugo nk'iyo? Iyo ni imvugo y'abaswa. Urabyumva? Iyo ni imvugo y'abaswa. Ntabwo ubutegetsi bwose bwica. Urabyumva? Ntabwo ubutegetsi bwose bugira nabi. Iyo ni imvugo y'abaswa. Urabyumva? Kandi ikindi nanone, ntabwo dogere y'ubugome bw'abayobora ibihugu by'abategetsi, ntabwo dogere y'ubugome bw'abategetsi arimo. Iyo mvugo rero ni imvugo ya giswa, ntabwo ari imvugo, iyo ni imvugo ushyigikira ikibi. Iyo uvuga ngo ubutegetsi bwose burica, ni imvugo ibiri gushyigikira ibibi bikorwa. Ni uguha Satani icyicaro, ni uguhimbaza Satani. Ngo ureke umuntu akora ikibi ngo nta butegetsi butica, ubwo ni ubuswa cyane. Ni ubuswa buvanzemo n'ubugoryi, ntabwo ariko bimeze. Urabyumva? Hano rero dushyire ku munzani. Hari kugira ubugome, icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ukugira ubugome bukabije. Ushobora kujya mu bihugu bitandukanye ukahasanga ubugome, ariko wagera mu kindi gihugu ukahasanga ntiwasanga gusa ubugome, aho ukahasanga ubugome bukabije. Tujye tumenya gutandukanya ibintu. Hano Uwiteka abwiye Yona ati haguruka ujye i Niniwe, kuko ubaburire, kuko ubugome bwabo burakabije. None tugaruke ku magambo y'uyu mukobwa wacu kugira ngo tumenye niba ubutumwa yahawe, avuga ati nabuhawe n'Uwiteka, niba ari ukuri koko, nk'uko Yona nawe yahawe ubutumwa ati genda ugeze ubu butumwa uburire iki? Abaturage b'i Niniwe. Uriya mwana w'umukobwa nawe ati nahawe ubutumwa ngo ngende mburire Abanyarwanda. Ntabwo ari ubutumwa bureba Abarundi, yabivuze mwumva, ntibureba Abarundi, ntibuvuga Abakongomani, ni ubutumwa bw'Abanyarwanda. None tumaze kwinjira mu mateka, none ngiye kubabaza ikibazo. Niba mufite amaso mureba, niba mufite amatwi mwumva, ubugome ubutegetsi dufite i Kigali buyoboye u Rwanda uyu munsi wa none, ubugome bufite ni ubugome cyangwa ni ubugome bukabije? Kuko ibi ngibi biratuma tumenya niba ubu butumwa umwana w'umukobwa Uwiteka avuga ati yampaye bugina Abanyarwanda gusa, niba ari ukuri cyangwa se atari ukuri. None abanyeshuri beza, mwebwe mbaza, baturage bo mu gihugu, Banyarwanda bo mu gihugu cy'u Rwanda, muri gereza ifunguye, n'Abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bavuga ngo turarusimbutse, ngo turi muri Amerika kumva ko harusimbutse. Hari abameze gutyo, bagira muri Amerika ngo turarusimbutse, ubundi bagaceceka, ngo nibashaka bazashira, reka agaceceka. None reka mbabaze, ikibazo cya mbere ni iki? Ubutegetsi dufite i Kigali ni ubutegetsi bw'abagome cyangwa ni ubutegetsi bw'abantu beza? Hari abantu batagira amaso, nibyo nari mbabwira, ku buryo
umuntu akora ibibi ngo nibyo, umuntu akaza agakora ibizira ntabone ko hari ibizira. Ibintu byose yakora bibi ntashobora kuvuga ati ni bibi, ntashobora no kubyemera. Hari abantu bateye gutyo, abo ngabo bifitiye ikibazo. Ariko noneho reka nivuganire namwe mu gifite ijwi ry'umwuka wera ribavugiramo. Hari abo ngabo bameze gutyo, babona ikibi niwo munezero umwuka wera yabavuyeho. None reka nigarukiye kuri mwebwe mufite umutima muhanano. Ubutegetsi dufite i Kigali bumaze imyaka 30. Twongeyeho imyaka 4 yo mu ishyamba. Ibyo bakoreye mu ishyamba imyaka 4 murabizi, abariyo bagenda bababwira ibyo bagiye bakora byose. Imyaka 34 ubutegetsi dufite ukandagiye ku butaka bw'u Rwanda bwabagaragarije ko ari ubutegetsi bw'abagome cyangwa ko ari ubutegetsi bw'abagwaneza. Ahangaha buri muntu wese, cyane cyane abari mu gihugu ndetse n'abaje bakinjira mu gihugu bakaba bamaze imyaka 30 babana n'ubu butegetsi, bakurikira ubutegetsi dufite i Kigali, ntabwo ari ubutegetsi bw'abagwaneza. Imirimo yabo yerekana neza ko ari ubutegetsi bw'abagome. None ikibazo ni iki? None se bafite ubugome cyangwa bafite ubugome bukabije? Abanyeshuri beza, icyo ni ikibazo cyane. Bafite ubugome cyangwa bafite ubugome bukabije? Kuko ubugome bwabo ntabwo buhishirwa. Nimba uvuga ngo ni ubutegetsi bw'abagome, ntabwo buhishirwa kuko imirimo yabo irahari. Mumaze iminsi mukurikira urubanza rwa Sharunana, murabyumva? Bariya abantu akaga gakomeye, akaga kandi birababaje cyane. Reka tuzareba ibizava muri ya rubanza, ariko muzamenye ko n'ababuranisha ko ari abantu. Murabyumva? Biriya bitabo bya Sharunana bifite ukuri nyakuri, ukuri kuzuye. Ntabwo Sharigeze avuga ibinyoma. Sharunana ni ukuri, ariko ukuri kuraryana. None rero tugaruke banyeshuri beza. Ubutegetsi dufite i Kigali ntabwo bafite ubugome, ahubwo bafite ubugome bukabije. Imirimo yabo irabyereka. Nese murashaka noneho njye mu mirimo yabo kubereka? Niba iyo mirimo utayibona ufite ikibazo gikomeye cyane. Niba bica Kizito ukabona ko ntacyo ntubibone, ufite ikibazo. Niba ubona bica miliyoni 5 z'abanyarwanda ukabona nta kibazo, ufite ikibazo. Niba ubona bica Rwigara ukabona nta kibazo, ufite ikibazo. Bakica uriya munyamakuru nta kibazo, bagafunga abantu babaziza ubusa nta kibazo, bagasenyera abantu amazu. Ubu noneho n'abari bakikije baturiye Stade Amahoro babona ko bagiye kubagira nka Kangondo. Murabyumva? Bakadukira insengero, bagasenya izindi, bagafunga, bakagira gute ngo nta kibazo, n'ibindi bizira byinshi cyane. Abaje kurondora bakora mu mwijima. Hari bimwe mwebwe mubona, twebwe n'ibyo tutabona bakora. Murabyumva? None ikibazo ni iki ngiki banyeshuri beza. Ubutegetsi, kuko ubu turi kugira ngo turebe niba ubutumwa bw'uyu mwana w'umukobwa ari ukuri cyangwa se niba ari ibinyoma. Ubutegetsi dufite i Kigali bufite ubugome gusa cyangwa bufite ubugome bukabije? Umwarimu nde nabafasha gusubiza igisubizo. Ubutegetsi dufite i Kigali, ubyemera utabyemera, imirimo yabwo y'umwijima ihamya neza kuri 700% ko dufite ubutegetsi bufite ubugome bukabije. Ubutegetsi dufite i Kigali, imirimo yabo twayisanga mu bitabo bya Sharunana, twabisanga mu bitabo bya Judy River, twabisanga mu bitabo byaki, twabisanga mu byo twebwe ubwacu twibonera, tubamo, tubonesha amaso ubwacu nk'abanyarwanda tuzi byinshi kurusha abandi bose.
ubutegetsi bwa Kigali imirimo yabwo iduhamiriza neza ko ntabwo ari ubutegetsi bufite ubugome gusa dusanga ahandi, ahubwo ni ubutegetsi bufite ubugome bukabije. Tumenye rero gutandukanya. Ahangaha mpari kugira ngo mpumuke, tumenye gutandukanya ubugome n'ubugome bukabije. Ushobora kujya i Burundi ukahasanga ubugome, ukajya muri Tanzania ukahasanga ubugome, ukajya muri Kongo ukahasanga ubugome, ukaza muri Amerika ukahasanga ubugome, ariko wajya ahandi hantu ukahasanga ubugome bukabije. Ni ukuvuga ngo igipimo cy'ubugome kiratandukanye. Uwiteka abwiye Yona ati, nageze i Niniwe masanze gusa ubugome, ahubwo masanze ubugome bukabije, none ubugome burengeje igipimo, none genda ubaburire. Ariko murumva urukundo rw'Uwiteka, murumva urukundo rw'Uwiteka ukuntu Uwiteka ari mwiza. Mbere yuko akubita ngo ajanjagure, ati genda ubaburire, ubabwire ko ubugome bwabo bukabije, ko ngiye kuharimbura. Ngo ni urukundo rw'Uwiteka. Ntabwo Uwiteka akubita, akocora, ajanjagura atabanje kuburira abagizi ba nabi. Iki ni icya mbere. Mu Rwanda, ikibazo dufite mu Rwanda ntabwo ari abaturage, kuko burya abaturage bagendera mu murongo bahabwa n'ubutegetsi. Ikibazo abanyarwanda dufite mu butegetsi. Nshuti bavandimwe, muri aka kanya ikiganiro ni ingenzi. Turiho turareba niba ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ari ukuri cyangwa ari ibinyoma. Mu Rwanda dufite ubutegetsi bufite ubugome ndengakamere. Mu Rwanda dufite ubutegetsi bufite ubugome bukabije. Ntabwo ari ubugome gusa, ni ubugome bukabije, ubugome ndengakamere, ubugome bw'amahano. Mugende mubaze uriya Pawulo ejo bundi bari bashimuse. Ntabwo mujya mukurikira ubuhamya bwe, ibyo yanyuzemo, ibyo yumvaga, ibyo yabona, n'abandi bose bagiye banyura muri ibyo ngibyo. Ntacyo muzi, cyane nk'aba bana bavutse ejo bundi muri ibi, ntacyo bazi. Bazi ko ubutegetsi ariko ari kuriya bumeze, kuko batigeze birababaje cyane. Noneho arongera ati, aravuga ati, haguruka, kasubiramo, haguruka ujye i Niniwe, haguruka ujye i Niniwe, wa murwa munini, maze uburire abawutuyemo, kuko mbonye ubugome bwabo bukabije. Nuko Yona yiyemeza guhunga Uhoraho, arahaguruka ngo agere i Tarushishi. Hari abantu Uwitekaho ubutumwa ati, haguruka ugende ubwire ubuyobozi bw'igihugu ibigiye kuba. Umuntu yamara kubona ubwo butumwa ati, reka da, banyiyicira, agahunga. Yona nawe yagize gute? Yarahunze. Mbese Uwiteka wamuhungira? Mbese ibyabaye kuri Yona ntabwo mwabibonye? Mugende mukomeze gusoma amateka ya Yonasi. Ubu turi kurebera hamwe niba ubutumwa bw'umwana w'umukobwa yahawe ari ukuri cyangwa se ari ibinyoma. Niba ari ukuri, dukora iki? Hano aya mateka y'Ininiwe atweretse neza ko Ininiwe Uwiteka yagambiriye kuharimbura, kuko ntabwo hari ubugome gusa busanzwe, ahubwo hari ubugome bukabije. None tumaze kubona ko ubutegetsi bwa Kigali bufite ubugome bukabije. I Kigali hari ubugome ndengakamere, hari ubugome bukabije. Ibyo amateka ya Kigali n'imirimo yaho birabihamya. Reka noneho dukomeze turebe niba buriya butumwa ari ukuri. Icyo tukivuyeho, turebe
noneho ibyabaye Sodoma na Gomora kugira ngo haribuke byagenze gute. Ibyaha bya Sodoma na Gomora byarenze ihaniro, niyo mpamvu harimbutse. Byarenze ihaniro ni ukuvuga ngo hari abantu bagira ibyaha, noneho hari n'abandi bagira ibyaha byarenze ihaniro, byarenze igipimo. Reka dusome Itangiriro igice cya mbere murongo 20 kugeza 21. Turebe, hari amagambo agira ati: maze Uhoraho abwira Aburahamu ati, abatuye i Sodomo n'i Gomora baregwa ubutitsa, ibyaha byabo byarenze ihaniro. None ngiyeyo ndebe niba ibyo barerwa ari byo cyangwa ko bidafite ishingiro. Ibyaha byabo byarenze ihaniro. Ni ukuvuga ngo ni kimwe n'ibyo tumaze kubona hariya. Ushobora kujya i Burundi ukahasanga ibyaha, ukajya muri Kongo ukahasanga ibyaha, ukajya Uganda ukahasanga ibyaha, ariko wajya ahandi ntuhasanga ibyaha gusa, ugasanga ibyaha byabo byarenze ihaniro. Ahandi hose hari ibyaha, ariko ahandi ugeze hari ibyaha ariko ntabwo bihagije, byarenze ihaniro. None munyeshuri mwiza, ibyaha bikorerwa muri Kigali, ibyaha ubutegetsi bwa Kigali bukora, ni ibyaha gusa cyangwa ni ibyaha byarenze ihaniro? Iyo mubona abanyamakuru 50 barenga 50 ku isi yose atari abo mu Rwanda bahaguruka bagatangaza amakuru berekana ko ibyo mu Rwanda bikorwa, ko ibiri gukorwa n'ubutegetsi ko ari amarorerwa, ntabwo mukurikira amakuru. Abanyamakuru barenga 50 basohoye inkuru zabo i Kigali bagasara bagatuma utwo bakagira gute, ntabwo mubikurikira. Mujye kuri YouTube mubikurikire. Niba abantu bo hanze batari abanyarwanda, batari i Kigali, ngo bamenye imibereho yacu, bamenye uko twaraye, bamenye ibyo tubamo, bo ubwabo hari bikeya babona, bati abanyarwanda bararenganye, bakabitangaza. Bibigisha iki mwebwe abanyarwanda muba mu gihugu cy'u Rwanda mubonesha amaso ibi bakorerwa? Ni ukuvuga ngo ibyaha ubutegetsi bwa Kigali bukorera abanyarwanda byarenze ihaniro. Abanyamakuru barabitangaza, abanditsi ibitabo barabifite ibitabo. Ese nongere mbibereke se? Urabyumva? Nongere mbibereke. Mfite ibitabo byinshi cyane. Urabyumva? None se nongere mbasubire ibya Kizito Mihigo? Basubire ibya Kizito Mihigo? Yabivuzeho. Basubiriremo se ibya Charles Onana? Uyu ni Charles Onana yabivuzeho. Babwire se ibya Michel Arong yabivuzeho, murabyumva? Mbabwire se ibya Judy River, mbabwire se ibya Pierre Peya. Ibi byose ni bari kuvuga amahano ubutegetsi bwa Kigali bukora, ibyaha ndengakamere ubutegetsi bwa Kigali dufite hariya bukorera abanyarwanda. Murabyumva? Murabyumva? Charles Onana Holocaust, hari nabyo bari bamurega n'ingivyo by'amatagaragasi barimo bamurega hariya. Charles Onana enquête sur un attentat, murabyumva? Iriya indege ya 1994, murabyumva? Ese murashaka ngo tubabwire ngo iki? Hano regere ilegale ibyo ni ariko na FPR nabyo nigikora guerre illegale. Intambara yashoje muri Congo iriya ni guerre illegale. Le secret de la justice internationale, murabyumva? Charles Onana, murabyumva? Ibitabo byinshi. Setuel Tutsi, ni Charles Onana, murabyumva? Mugende musome ibitabo murebe, murabyumva? Hano hari undi bita Bernard Ruga, Rwanda, murebe ukuntu bari abantu aribo bateguye jenoside yakorewe Abatutsi. Mugende mu bisome murebe abantu bagendera mu mwijima batazi byari byo, murabyumva? Hano hari abandi banditsi b'Abanyamerika, murabyumva? Abangaba nabo banditse ikinyoma cy'imyaka 20 berekana ko iriya jenoside yakorewe Abatutsi, bivuga ngo yakorewe Abatutsi yateguwe nande? Yateguwe na buriya butegetsi dufite i Kigali. Aba banditsi barerekana neza ko iriya jenoside yakorewe
bavuga ko yakorewe abatutsi yateguwe nande na buriya butegetsi bwicaye mu rugwiro, ariko abandi bagendera mu mwijima. Iki kintu kubera kudasoma, kubera kudacukumbura, kubera kutagira Uwiteka ni mwiza. Umuntu aragenda agakora ibintu mu mwijima ngo ntawe uzabimenya, ariko Uwiteka mu bubasha bw'igihe kiragira akagaragaza iki ukuri. Nuko Satani yagiye agahimba ibintu abikorera mu mwijima, ashuka 1/3 cy'abamarayika, ariko ubu ari abadayimoni bamukurikiye, ari abamarayika basigaye mu ijuru, bose babonye ubwambure bwa Satani. N'abadayimoni barabwira Satani, we waradushutse. Murabyumva? Nuko nyine byabarangiranye bati nta kundi twabigenza. Murabyumva? Bariya nabo rero imyaka 30 bari kuri manganya, isi yose bazi ko jenoside yakozwe n'abantu none ubu ngubu ikinyoma cyagiye hagaragara. Ubwambure ingutiya nkuko yasumwe twasomye ejo bundi ngo ingutiya yawe nzayizamura bose abone ubwambure bw'iki bwawe. Ubwambure bwabo bwaragara. Murabyumva? None tumaze kubona ibitabo by'abanyamahanga, mwebwe abanyarwanda, mwebwe muri abahamya bibonera ibintu. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo ubutegetsi dufite i Kigali, ubugome bwaho ni ubugome bukabije. Ibyaha byabo bakora bari abantu, ari byo bakora mu mwijima n'ahagaragara, ni ibyaha ndengakamere byarenze ihaniro. Ibi ngibi turi kubirebera hamwe kugira ngo turebe niba ubutumwa bw'uyu mwana w'umukobwa ari ukuri cyangwa ko ari ibinyoma, kuko aya mateka ari kutwereka ko hari ahandi hantu hagiye haba ibintu nk'ibyo ndengakamere Uwiteka agakora. Iyo ibintu birenze igipimo Uwiteka arakora. Ntugendere kuri amagambo y'injiji ngo ubutegetsi bwose burica. Ntabwo dogere y'ubugome ari imwe. Murabyumva? Ntabwo ubugome dusanga mu Rwanda aribwo bugome wasanga i Burundi. Reka. Mwigeze mubona ubutegetsi bw'u Burundi bukurikira mu Rwanda bariya abantu bakoze amarorerwa i Bujumbura bashaka guhirika ubutegetsi? Mwigeze mubona babukurikira? Kandi bashobora kuba bafite ububasha bwo kubikora. Mwigeze mubona bakurikira ngo bajye mu nkambi hari abajye kubaritagura, kwica bariya abantu no kubashakira ngo bagende babica bakoresha? Mwigeze mubona ubutegetsi bw'ubundi bubikora? Ariko murebe iby'ubutegetsi bwo mu Rwanda bukora, butanatinya kohereza ibigoryi byabo ngo bize muri Amerika kugira nabi abatavuga rumwe nabo. Murebe iby'ubutegetsi bwakoreye Karegeya, murebe iby'ubutegetsi bwakoreye uriya Kayumba Nyamwasa n'abandi bagiye bica. Mwigeze mubona ibindi bihugu bibikora? Abarundi mwigeze mubona babikora? Ibi byose bigiye bafungura amaso mumenye ubutegetsi buri hagati yanyu, ubutegetsi bumeze gute. Ni ubutegetsi bufite ubugome bukabije. Ntabwo ari ubugome gusa. Uwiteka aravuga ati hari ubugome bukabije. Hari ibyaha byarenze ihaniro. Niko Uwiteka avuga. Niko rero iyo ibintu birenze igipimo Uwiteka arakora. Ubu twigira hamwe kugira ngo turebe icyo uyu mwana w'umukobwa atubwira niba ari ukuri koko. Reka noneho turebe nanone andi mateka yabaye. Dusome Itangiriro 6 umurongo wa 5 kugeza 8. Bakabije gukora ibibi, bahorana imigambi mibi. Bakabije gukora, n'Uwiteka kubivuga, ntabwo ari njyewe. N'ubu ikiganiro cy'uyu munsi urabona hari abantu Uwiteka aravuga. Uko Uwiteka yavugishaga abakurambere bacu ba kera akabaha amayerekwa, n'uyu munsi wa none Uwiteka arabikora, atanga amayerekwa. Ubyemera utabyemera nako ni akazi kawe. Uwiteka ntahinduka. Ubu turi kureba niba ubu butumwa bw'umwana w'umukobwa w'ukuri cyangwa ari ibinyoma. Itangiriro 6:5 kugeza 8. Uhoraho abona ko abantu bo ku isi bakabije gukora ibibi. No kumva ngo bakora hari ugukora ibibi no gukabya gukora ibibi. Nibyo turo twigira kumenya, tujye tumenya gutandukanya ibintu. Murabyumva? Haba nyine we mwagiye mubona igipimo no kurenza igipimo. Haba i Sodomu mwagiye mubona
igipimo no kurenza igipimo. Murabyumva? None naha naho niko bimeze, kugira ngo mujye mumenya ni ryari Uwiteka akora. Ni ukuvuga ngo iyo ibibi birenze igipimo Uwiteka arakora. Uwiteka arihangana, ariko iyo birenze igipimo Uwiteka arakora. Naho rero bariya bavuga ngo no muri Kenya ngo barica, ngo no muri Tanzania ngo barica, ariko urebe ujye ku gipimo cy'umunzani, urebe ubwicanyi bukorerwa muri Kenya buteye gute, bumeze gute, butegurwa gute. Urebe n'ubwicanyi bukorerwa i Kigali buteye gute, bumeze gute, butegurwa gute, bigenda gute, bikorerwa bande, bimeze bite. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo aho hose hashobora kuba hari ubwicanyi, ariko hari ahandi ugira ugasanga hari ubwicanyi ndengakamere. Iyo birenze igipimo, aho ngaho niho Uwiteka agira gute, agaragara. Mujye mufunguka, turi kwiga ngo turebe ubu butumwa bw'umwana w'umukobwa ko ari ukuri cyangwa atari ukuri. Niba ari ukuri dukora iki kugira ngo tukize amagara? Hano rero Uwiteka aravuze ati, Uhoraho abona ko abantu bo ku isi bakabije gukora iki? Ibibi. Barakabije. Ni ukuvuga ngo barenze igipimo. Hari abakora ibibi ni koko, ariko ntabwo bari bakabye, noneho bageze aho bakabije. Ibi nibyo tumaze kubona. None ubutegetsi bwa Kigali bukora ibibi gusa cyangwa burakabije? Twabibonye. Ubutegetsi bwa Kigali ntabwo bukora ibibi gusa, ahubwo bwo bwarengeje igipimo, bukora ibibi bikabije. Kandi bo barabizi neza kurusha mwebwe mwirirwa muri kubaririmba. Niyo mpamvu abita ibifobagana, kuko ntabwo muzi ibyo murimo. Bo bazi ko niba hari abagome bakabije babi ku isi, barazi neza ko ari abagome babi. Murabyumva? Ubushize ari disikuru uriya muntu wanyu yivugiye ari kuvuga iby'Uburundi, ati uwo muntu w'umugome ngo ugira gute, nawe ubwe yita umugome. Murabyumva? Barabizi cyane. Hano rero Uwiteka aravuga ati, abantu bo ku isi bakabije gukora ikibi. Iyo igipimo, iyo ibintu byarengeje igipimo, Uwiteka ntabwo yihangana, ahita acumura gutukura agakora. None Banyarwanda, ubutegetsi dufite i Kigali ntabwo bukora ibibi gusa, ahubwo bwakabije gukora ibibi. Guhera muri 90 bagitera kugeza uyu munsi wa none, ntabwo bwigeze bwihana, ahubwo buri munsi burakataza mu kibi. Ikibi nicyo munezero by'ubutegetsi dufite i Kigali, ikibi. Hano rero Uwiteka ati, abatuye ku isi bakabije gukora ibibi. Arongera ati, kandi bahorana imigambi mibi. Hano Uwiteka ari gusobanura Nowa ikigiye gutuma haguruka agakora. Icya mbere, bakabije gukora ibibi, barengeje igipimo. Icya kabiri, bahorana imigambi mibi. None mbabazi Banyarwanda bo mu gihugu no hanze y'igihugu, ubutegetsi dufite i Kigali buhorana imigambi mibi cyangwa ntabwo buhorana imigambi mibi? Hari abantu batabona rwose, hari abantu batabona nk'ibi ngibi mbavuga. Kanaka arakabije, aratukana, aragira guta, bitewe n'uko mutabona. Ariko reka nivuganire n'ababona n'abareba. Bwa butegetsi dufite i Kigali, hari ukugira imigambi mibi no guhorana imigambi mibi, biratandukanye. Niko bitandukanye. Urumva, ushobora kugira imigambi mibi uyu munsi ariko udahorana imigambi mibi.
murabyumva, mujye mumenya gutandukanya ibintu. Hano rero uhorana imigambi mibi arengeje igipimo. Hari ugira imigambi mibi nawe ni bibi, ntabwo Uwiteka bishima, kuko bose bazapfa abantu bafite imigambi mibi. Ariko hari ugira imigambi mibi, hakaba n'undi uhorana imigambi mibi. Ibipimo biratandukanye. None mbabazi, ubutegetsi dufite i Kigali bufite imigambi mibi gusa cyangwa buhorana imigambi mibi, ku buryo tuvuga tuti ibyo umwana w'umukobwa avuze ni ibinyoma? Ubutegetsi dufite i Kigali ntabwo bufite imigambi mibi gusa, ahubwo ni ubutegetsi buhorana imigambi mibi. Inama zabo zose bahora bakora, aya manama bakora, iyo baryamye nijoro, kandi zabo zose ibyo batekereza byose ni imigambi mibi, nta migambi myiza irimo. None se munyerekere mwerekane imigambi myiza bakoreye abanyarwanda, bateguriye abanyarwanda bakabibakorera. Ntibashizeho viziyo 2020, mwese muvuga ngo muri 2020 u Rwanda ruzaba rwabaye paradiso. Niko mwebwe mutabona, mwebwe batwara mu kigare mukagendera mu binyoma mutazi ibyo ari byo. Viziyo 2020 bayigezeho, none bashizeho viziyo mbere 20. Abanyabinyoma gusa. Ibintu byabo byo mu cyuko gusa. Murabyumva? Ibyiza bakoreye abanyarwanda n'ibi, abanyarwanda bagiye kwicwa n'inzara. Ubutegetsi budafite ubwenge bwo kuvuga buti reka dukore ku buryo abanyarwanda bihaza mu biribwa. Abanyarwanda umuntu akarya rimwe mu minsi 3, nabyo ntanabibona, abandi bakicwa n'inzara bagahamba. Bahora mu manama, amanama yabo, ibitekerezo byabo byose ni ibitekerezo by'umwijima, ni ibiremwa by'umwijima, ni amanama y'umwijima, bahorana imigambi mibi gusa. Niyo mpamvu abanyarwanda bari mu marire ya buri munsi. Maze hano Uwiteka yarabibonye aricuza. Satani yaje yikoreye iriya ngoma dufite i Kigali ku mutwe. Uwiteka afungura bariyeri. Iyo Uwiteka adafungura bariyeri, ntabwo Satani yari kugeza ririya shyano hariya dufite i Kigali. Reka. Nuko Uwiteka nyine abaragira ngo yigishe abantu. Yabonye Satani ahetse ku mutwe ishyano runaka, ari kuri bembetakana ni Kigali. Nuko Satani arazagera kuri bariyeri, Uwiteka aramureka afungura bariyeri, ati ngaho ugenda ujye kwerekana ubutegetsi bwaho ko bumeze. None banyeshuri beza, Banyarwanda bo mu gihugu no hanze y'igihugu, nta kintu Uwiteka akora atabanje kuburira abana be, kuko ni mwiza cyane. Ni gutyo yakoze kuva kera, tumaze kubibona. Buri gihe Uwiteka iyo agiye kwita umunyafu, iyo agiye guhana abanyabyaha barengeje igipimo, arabanza kuburira. Icya mbere cyo, ubu butumwa bw'umwana w'umukobwa, dukurikije ibyo tumaze kubona, amateka amaze kutwigisha, ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ni ukuri, ntabwo ari ikinyoma. Kuko ubugome bufitwe n'ubutegetsi bwa Kigali, ubugome bakorera abanyarwanda, ubugome bakorera abaturanyi bakongomani n'abandi, ni ubugome ndengakamere, ni ubugome bwarengeje igipimo. Ntabwo Uwiteka rero igihe cyose abantu barengeje igipimo, ntabwo Uwiteka aceceka. Ubu butumwa umwana w'umukobwa agejeje ku banyarwanda ni ubutumwa yahawe n'Uwiteka, nk'uko Uwiteka ahaye Yona ubutumwa. Ntimubishidikanyeho. Babandi bakaza evidence ngo bihamya, mutegereze mugiye kuzibona. Ibyo bihamya mugiye kubibona, sibyo ko muzabibona muri intumbi. Ubu butumwa k'umwana w'umukobwa ni ukuri, ntimubushidikanyeho. Kandi
uwo ashaka. Niyamutegereje bishop karidinali ngo navuga ngo nibwo tuzabyemera. Abo ntibateze kuzavuga. Uwiteka azajya yitoraniriza abantu baciriritse nk'abariya, utwana dutoya nka turiya, babandi bavuga ngo murabyumva. Hari ubushize hari abanyamakuru nakurikiraga cyagiye basenyaga insengero, ngo abayobozi b'amadini ngo bemewe ngo ni nka kanaka, kagende bavuga babandi nyine bize nyine babandi b'ibirangire, ngo kanaka we ngo uriya ngo yashinga urusengero, ngo kanaka we ngo uriya ngo yaje, babandi bize nyine b'ibirangire, uriya we yashinga urusengero, babandi bageze gute ngo ariko kanaka we ngo uriya ngo reka ngo ni ugukura mu nzira. Uko abantu babona ibintu ntabwo ari ko Uwiteka abona. Kandi Uwiteka agiye kwitoraniza, yitoraniza insuzugurwa, babandi mudaha agaciro. Ubutumwa bw'umwana w'umukobwa ni ukuri, none hakorwa iki rero? Uwiteka ni mwiza. Uriya muyaga avuga ugiye guca mu gihugu cy'u Rwanda kubera ubugome bukabije buhari ubutegetsi dufite i Kigali, uriya muyaga ushobora guhagarara. Birashoboka nk'uko twabibonye niniwe. Buriya ubutegetsi bwa Kigali bufashe icyemezo nk'icyemezo cyafashwe n'ubutegetsi bwa Niniwe, ubutegetsi dufite i Kigali, umukuru wa Kigali, umukuru w'u Rwanda akambara ibigunira, agatangariza abanyarwanda bose ati dufate iminsi 3 tutarya tutanywa, turirire Uwiteka, twatura ibyaha byacu, tureke ubugome bwacu, dusabe imbabazi. Uriya muyaga, uri mukobwa amaze kuvuga, ntabwo watambuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bukoze gutyo, bugakora nk'uko abategetsi bari niyo bakoze, biriya bintu byose yatubwiye bigiye gusorera ku banyarwanda batisunga Uwiteka, batiragiza Uwiteka. Baramutse bakoze iby'ubutegetsi bwari bwakoze, biriya bintu byose byahagarara. Ariko nibadakora ngo bakanagize ikirenge mu byakozwe n'ubutegetsi bwa Niniwe, bugafata icyemezo, bakiyiriza ubusa, bagasenga, bakareka ikibi, ibyo nibatabikora nta kintu kizahagarika uriya muyaga. Ubyemera utabyemera, ni Uwiteka wavuze. Utabyemera ubu ufite igihe uzabyemereramo, usibye ko bizaba byararangiye. Ikindi nshaka kubabwira ni ukuvuga ngo ariya magambo uriya mwana w'umukobwa yanabagaragarije uburyo ki abantu bazabasha kutagerwaho n'akaga kazaturuka muri uriya muyaga. Ni ukuvuga ngo tugire imirimo myiza. Abantu bazihisha cyangwa se abantu bihisha mu biganza by'isumba byose, igihe uriya muyaga ugiye gutambuka, Uwiteka azabarindira mu busabusa bwe. Niyo mpamvu abanyarwanda mutitaye ku byemezo bifatwa n'abategetsi bamwe bafashe nk'imana zabo, mwebwe mwigwaneho, kuko imirimo y'ubutegetsi yarengeje igipimo. Barasenya insengero, kiriya ni ikimenyetso cyerekana ngo ubugome bwabo bwarengeje igipimo. Ariko abantu basenya insengero nta parikingi. Ese ni muri Amerika? Hano muri Amerika umuturage wese afite imodokari. Nta muturage wo muri Amerika, nta muturage w'i Buraya ushobora kuba hadafite imodokari, ntabwo bishoboka. Murabyumva? None se ari hano muri Amerika ho ndabyumva, kuko buri muntu wese agomba kugenda n'imodokari. Murabyumva? None se nko mu Rwanda abaturage bafite imodokari ni bangahe? Abaturage bafite amamodokari ni bangahe mu Rwanda ku buryo uvuga uti nta parikingi? Bariya abantu rero mbabwira ngo ni abaswa. Baraza nk'ahangaha wenda nko muri Amerika bakaba babona nk'ibyaho uko bimeze, bagashaka kugereranya na Amerika. Ese abaturage bafite amamodokari ni bangahe ku buryo basaba ngo bagire parikingi? Ahubwo wenda icyo wari gusaba wenda nk'abanyarwanda, wenda no kubabwira ngo mugire imikeka
aho mwinjirira mu rusengero mugire imikeka. Mbere yo kwinjira mu rusengero mubwire abanyarwanda bajye bakwetura inkweto bashyira aho ngaho kuri iyo mikeka, wenda bikamera nk'ibyo mu bayisilamu. Ibyo byo wenda nabyo ni isuku, ibyo byo birumvikana, kuko abaturage wenda aho bageze mu Rwanda ubu ngubu, wenda umukene afite na bodaboda bagenda yambaye cyangwa se za rugabire, wenda iyo muvuga muti mujye mahashyira imikeka hariya ku miryango aho mwinjira ku rusengero, mbere yo kwinjira mukuremo inkweto muzisige ku mikeka. Iyo mugira ngo parikingi, inzitwazo zipfuye, inzitwazo zitari zo. None rero ibyo nari ndimo mbabwira y'umwana w'umukobwa, dukize amagara yacu bigishoboka. Ni ukuvuga ngo hano abantu bafite imirimo myiza, igipimo cyawo ni amategeko y'Uwiteka. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, dukunde bagenzi, tureke ubugome, tureke kubeshya, tureke kugambanirana, tureke ubusambanyi, tureke ubujura, tureke ubugizi bwa nabi bwose, tureke ibi byose, twinjire mu masengesho, twiyegurire Uwiteka, dukore ibyo Uwiteka yifuza. Abameze gutyo, ubwo umuyaga ugiye gutambuka kugira ngo ukure ishyano mu gihugu cyeguriwe Yesu Kristo, ubwo umuyaga ugiye gutambuka kugira ngo ukubure umwanda iwujugunye mu kimoteri, maze hasigare izahabu nziza ishashagirana, ubwo umuyaga ugiye guhuha kugira ngo urukungu rutandukane n'amasaka, ubwo umuyaga ugiye guhuha, abera mu Uwiteka bakora ibyiza, basenga Uwiteka n'umutima wabo wose, bashaka Uwiteka ku manywa na nijoro n'umutima wabo wose, abo ngabo Uwiteka azabarindira mu busabusa, bazabona ibyiza byinshi. Kandi uriya mwana w'umukobwa mu butumwa yahawe ati nabonye hasigara abantu bakeya. Uwiteka kugirire neza. Kandi abari hanze y'u Rwanda ntimwibwire ngo mwararusimbutse, mwitonde namwe nuko ibigera kuri bagenzi banyu, ukuboko kuragira mu gihugu cy'u Rwanda, namwe kuzabageraho. Ni ukuvuga ngo twese twiyegurire Uwiteka aho turi hose, waba mu Rwanda, waba muri Amerika, waba i Buraya, waba hehe, twese twiyegurire Uwiteka n'umutima wacu wose, kuko iki gihe tugiye kwinjiramo n'igihe Uwiteka agiye guhemba abeza, agahemba n'inkozi z'ibibi. Kandi nubwo buriya butumwa bureba abanyarwanda gusa, hari n'ibindi bigiye ko mu minsi iri imbere bireba isi yose, kuko ibiri korerwa kuri iyi si byarangije igipimo. Uwiteka agiye ubwe kwimika ingoma ye kugira ngo isi yose ivuke. Uwiteka kugirire neza, akubashishe kumukunda, umusenge ku manywa na nijoro, umwiyegurire, ntukagire isoni zo gukurikira Uwiteka. Ni umugabo wo guhamya ibyiza by'Uwiteka aho uri hose, mu mitekerereze, mu mikorere, mu mivugire, mu buzima bwacu bwose buri munsi. Uwiteka tubashishe gukora ibyo yifuza ko dukora, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge. Turagushima Data, turagushima Mwami kuko uri mwiza cyane. Sabiye abanyarwanda kugira ngo ubutumwa bwiza tugejejeho burarikire buri muntu wese kureka ikibi, twitegure ubwami bwawe, ntituzakorwa n'isoni, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai.
abisirayeli ingabo za farawo ukora inzira mu mazi baherako barambuka farawo abigerageje ararohama Nyagasani Nyagasani wiyeretse Aburahamu yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho none natwe turizeye kuri Imana isumba byose duteze wagakiza Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai, nuhinduka ibihe byose, El Shaddai, El Shaddai.